Uzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kuko igezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Nyumwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, umugani zikaburi wawe ewe mugenzi ujya mu ijuru. Nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Twongeye kubasuhuza mwese abakunda ibiganiro n'ibyigisho mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Rero uyu ni wa mwanya mwiza tuba tugenda dukurikiramo amagambo y'Imana ashobora kudufasha mu by'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Tugarutse rero muri cya kiganiro cy'ibyo kurya bikiza. Njyewe turi kumwe nitwa Mboneza Thomas. Tugiye kwiga imirire ikwiriye cyangwa se yafasha umubyeyi utwite. Reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya mwiza tubonye wo kugira ngo dusobanukirwe uko umubyeyi utwite agomba kwitwara n'imirire yamufasha. Izina ryawe rihimbazwe. Duhe kubikurikirana kandi uduhe umwete wo kuzakosora kugira ngo abadukomokaho bazagira imibereho myiza b'ingirakamaro ku isi, mu izina rya Yesu, amen. Reka rero twongere tubahe ikaze muri iki kiganiro cy'ibyo kurya bikiza, aho tugiye kurebera hamwe imirire y'umubyeyi utwite. Rero uyu mubyeyi utwite nk'uko ubushize twarebye uri kwitegura gutwita, uko abyitegura guhera ku mezi 28 mbere y'uko atwita, ukaza ukagera ku gihe cyo gutwita, ibyo agomba gukoresha, ibyo yirinda, ndetse nuko yakwitwara kugira ngo azabyare umuntu uzabingira akamaro ku isi, aho kugira ngo abe umutwaro ku isi. Uyu munsi rero noneho tugiye kureba rero umuntu yamaze gutwita, ese agomba kwitwara ati. Iyo dusoma muri Bibiliya nko muri Yesaya 66 kuri uyu murongo wa 9, haranditse ngo mbese natuma batwita sintume babyara. Bigaragara burya ko Imana yemera ko umuntu atwita, niyo yemera ko abyara. Hari igihe umuntu avuga ate se none niba Imana ari ituma utwita ikabituma ubyara, kubera iki twiga uko twakwitwara? Iki kibazo wakibonera igisubizo witegereje ibikuzengurutse byose, ukabona ko byose ari imigisha y'Imana. Aho ukura ibyo kurya ni ibyaremwe n'Imana, aho ubihinga ni ibyaremwe n'Imana, aho ubitunganiriza ni ibyaremwe n'Imana. Burya bikwereka ko byose Imana yabiremye kugira ngo bidufashe, kugira ngo dushobore kugira imibereho myiza. Iyo rero utabikoresheje, icyo gihe uba wizaniye ingorane. Iyo dusomye nko mu gitabo bita A Bonne Santé et Fort, ku page yaho ya 22 haranditse hagira hatya hati: non seulement l'alimentation maternelle exercera un impact sur le bébé au moment de la naissance, mais aussi durant tout le reste de sa vie. Ntago ibyo kurya mubyeyi yari yatwite bigira ingaruka ku mwana mu gihe cyo kuvuka gusa, ahubwo bigira ingaruka mu mibereho ye yose. Beaucoup de maladies chroniques des adultes, indwara nyinshi za twibanire, comme l'obésité, diabete, hypertension, nk'umubyibuho ukabije, diabete, umuvuduko w'amaraso, trouver l'origine dans l'alimentation maternelle à l'état fœtal. Zifite isoko mu mirire y'umubyeyi igihe yari atwite, maze bikagira ingaruka kuri iryo gi ryari yari atwite mu nda ye. Niyo mpamvu ibi tugomba kubimenya ko igihe umuntu atwite uko yitwara bishobora kugira ingaruka ku mwana azabyara,
nziza cyangwa mbi. Niyo mpamvu agomba kwitwararika, niyo mpamvu agomba kwita kuri izi nama tugiye kureba. Mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya ku ipaje ya 222 haranditse ngo benshi mu babyeyi ntibaha agaciro ibintu bigira ingaruka ku mwana ukiri mu nda, ariko Imana yose iko ibigenza. Burya umwana ukiri mu nda ashobora kugerwaho n'ingaruka zikomeye z'imyitwarire, z'imirire, z'imyifatire y'umutwite. Niyo mpamvu hari bigomba kuzirikanwa igihe umuntu atwite. Muri ibyo bigomba kuzirikanwa, icya mbere ni uko umubyeyi utwite agomba kugira kwirinda mu mibereho ye, icyo bita temperance. Kwirinda se niki? Kwirinda ni ukureka ibyangiriza burundu, warangiza ugakoresha neza ibizima bigufitiye akamaro. Ibyo byangiza ni nk'itabi, ni nk'inzoga, ni nk'isukari, n'ibindi bishobora kwangiriza umubiri wawe nk'urusenda, nk'icyayi, nk'ikawa. Ibyo bigomba kurekwa, noneho ugakoresha ibindi bisigaye bizima kandi nabyo ukabikoresha neza. Icya kabiri ni ukurangwa n'imico myiza. Muri iyo mico myiza muzabisoma mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya ku ipaje ya 222. Iyo mico myiza igomba kurangwa n'ubugwaneza. Ubwo ni ukwemera gukunda, kugirira neza, kutababazwa n'abamugiriye nabi. Icya kabiri ni ukwiyoroshya, kutishyira hejuru, kwemera gushyikirwa na bose. Icya gatatu ni ukutihugiraho, mbese ugafasha abandi, ukabaganiriza, ukabakomeza, ukabahumuriza, ukabasura. Ibyo bijya bigira ingaruka ku mwana uzabyara. Icya gatatu ni ukoroherezwa imirimo. Umubyeyi utwite abasabwa koroherezwa imirimo, ntabwo agomba kureka gukora, ahubwo imirimo iroroshywa agakora mike mu buryo butamuvunnye cyane, kugira ngo abone igihe gihagije cyo kuruhuka, ariko ntabe nka wa muntu uvuga ati byanga byakunda ndayirangiza kuko ntafite undi. Rero igihe yatwite, umutware we cyangwa se umugabo we, abo babana bagomba kumufasha kumworohereza imirimo kugira ngo uwo mwana azabe ingirakamaro cyangwa avuke neza. Icya kane ni ukurya indyo yuzuye, kandi iyo ndyo ikaba yongera amaraso, kuko baba bagiye kuba abantu babiri bagiye gusangira amaraso y'umwe, ngo mugomba gukora uko mushoboye ku buryo amaraso y'uyu mubyeyi azamuka akagera kuri litiro hagati y'5 na 7 mu mubiri we, kugira ngo abe afite amaraso ahagije. Noneho icya gatanu ni ukwambara imyambaro imukwiriye, imyambaro itamufashe, imyambaro itamwambitse ubusaku mu bice bimwe na bimwe ab'iki gihe badakunda kwambara. Mbese akambara imyambaro imukwiriye, imubereye, imwambitse wese, kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza. Icya gatandatu aricyo cya nyuma ni ukwita ku myunyungugu ndetse n'amavitamine akenewe igihe umuntu atwite. Ibi bintu nubwo byose tutarabona uko tubivugaho, tugiye kuvuga kuri iyi mirire y'umubyeyi utwite. Iyi mirire igomba kuba ifite ibimutera imbaraga, iyo bita les aliments énergétiques. Ni ibyo kurya bitera imbaraga. Ibyo ni nk'ibiryoherera, amasukari, ibyo bita hydrate de carbone, ndetse n'ibinyamavuta, ibyo bita lipide. Iyo bihuye bitera umuntu imbaraga. Rero umubyeyi mu gihembwe cya mbere mu bitera imbaraga agomba kuba afite karori 30 ku kiro kimwe kandi buri munsi. Ubwo bivuze ngo umubyeyi ufite ibiro 60 ufata za karori 30 ugakuba n'ibiro bye 60, ugasanga akeneye karori zingana n'1800 ku munsi. Noneho mu gihembwe cya kabiri agomba gufata bya bitera imbaraga yari afite akongeraho karori 340, byagera mu gihembwe cya gatatu akongeraho karori 452 kugira ngo abe ahagaze neza. Wakwibaza utese nk'ibi yabikurahe? Uramutse ufashe salade igizwe n'iyitwa leti igashyirwaho urunyanya, warangiza ukaba ufite ibishyimbo watekanye n'ibigori bitoto. Ibi bigori bitoto ni bya bigori ubasha kotsa
ntabwo ari ibikiri umunyogoto, ahubwo n'ibigori byeze neza ariko ubasha kotsa ukabirya, ntabwo ari ibyumye. Noneho iyi ndyo yaba ifite ibitera imbaraga kandi byuzuye. Uramutse nanone ufashe avoka imwe, warangiza ugafata garama 40 z'inzabibu zumye, maze warangiza ibi ukabirya, warangiza bigaherekezwa n'umuceri ufite isosi y'ibihwagari cyangwa se y'ibishyimbo, ibi byamufasha. Hari n'ibindi rero bishobora gutera imbaraga imibiri yacu umuntu aramutse abyitayeho. Ikindi mu bitera imbaraga ni isukari, twabivuze nk'amahydrate de carbone ndetse n'amavuta ayo bita lipide. Aya mavuta ajya agira icyo bita omega ya 3 na omega ya 6 ituma uyu muntu utwite amererwa neza, akagubwa neza. Izi omega cyangwa se ibinyamavuta twavuga nk'izo bita noix, tukavuga izo bita soya, hakabamo ibihwagari, hakabamo amavuta y'ibigori, hakabamo avoka, hakabamo imboga za epinari nazo zigira iyi omega. Ibi rero birafasha cyane kuri uyu muntu utwite. Hari icyitonderwa, uyu mugore utwite igihe amaze gutwita, igihe amaze kubimenya, agomba kugerageza kugabanya ibi binyamavuta bikungahaye muri omega ya 6, akongera ibikungahaye muri omega ya 3 kugira ngo abashe kuba yamererwa neza. Ibi bintu rero aba agomba kubimenya impamvu. Iyo iyi omega ya 6 yiyongereye, icyo gihe omega ya 3 iragabanuka cyane kandi ari ikenewe cyane mu gihe cyo gutwita. Icya kabiri, iyo iyi omega ya 6 yiyongereye cyane, ubudahangarwa bw'umubiri buragabanuka, akaba ashobora kurwaragurika cyangwa se abandi bakabyimba ibirenge ugasanga byarabyimbye. Icya gatatu ni uko iyo omega ya 3 igabanyutse cyane, ushobora kubyara umwana udashyitse, ushobora kurwara umuvuduko w'amaraso, cyangwa se amaraso yawe akaba ashobora kujya avura, ukajya utangira kumva imisonga umubiri wose kubitewe nuko amaraso yavuze. Icya kabiri, nyuma y'ibitera imbaraga mu byo dukeneye, ni inyubakamubiri iyo bita poroteyine. Umuntu utwite aba akeneye poroteyine ingana na garama 71 ku munsi, yiyongereyeho kuyasanzwe akenewe ku munsi ho 30%. Murumva rero ko iba yiyongereye cyane. Ibi tugomba kubimenya ko iyi poroteyine cyangwa se inyubakamubiri ifasha igikuriro cy'urusoro kugira ngo rugire igikuriro cyiza, kandi nanone ugomba guhuza ibiribwa biyikungahayeho kugira ngo igwire, kuko nta kiribwa kimwe gishobora kuba kiyifite. Aho iboneka ni ibishyimbo, ni mu mashaza, ni muri za lentille, ni mu binyamavuta nka za noix de cajou, nk'ubunyobwa, nka za mande, ndetse na soya biba biyikungahayeho cyane. Icya gatatu dukeneye ni iyitwa fibre. Ukeneye garama 28 buri munsi. Iyi fibre ikarinda uyu mubyeyi utwite impatwe, ikazamura ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo adashobora kuba yarwaragurika. Izi ndwara zikaba zishobora kuba zakora kuri rwa rusoro. Icya kane, akeneye kumenya cyangwa se kureba ibiro bye. Iyo umuntu atwite, ibiro bye bishobora guhinduka, bikaba bishobora kuzamukaho nk'ibiro hagati ya 11 na 16, bitewe ariko n'uwo muntu. Iyo umuntu abyibushye cyane, yiyongeraho ibiro bike, bikaba biri hagati ya 5 na 11. Yaba ari muto atabyibushye ananutse, akiyongeraho ibiro byinshi, bishobora kuva hagati ya 7, bikaba bishobora kugera kuri 16. Niyo mpamvu mu gihembwe cya mbere yiyongeraho 1 kilo n'igice kugeza ku biro 2, naho ibihembwe bikurikiyeho buri kwezi akajya yiyongeraho 1 kilo n'igice kugeza ku biro 2 buri kwezi. Abakeneye kureba ibiro bye, akareba ko atari bike cyane kandi atari byinshi, kugira ngo umenye ibiro byawe ko atari byinshi cyangwa ko atari bike. Ufata ibiro byawe ukabigabanya uburebure bwawe bwikubye. Mbese ubwo
ufashe umuntu ufite ibiro nka 60 akaba afite metero na 60, ufata 60 ukagabanya 1.6 ukubye 1.6. Iyo igisubizo ubonye kiri hagati ya 18.5 kugera kuri 25, icyo gihe ufite ibiro byiza nta kibazo. Icya gatanu uyu muntu utwita akenewe ni amavitamine ndetse n'imyunyu ngugu. Aya mavitamine muyakeneye cyane akeneye nk'iyo bita acide folique cyangwa se yitwa folate, ni vitamine B ya 9, abakeneye izo bita mikorograma 600 kugira ngo ababonye vitamine ikwiriye. Rero iyi vitamine itera igikuriro cy'urusoro ndetse ugasanga rumeze neza, ruguwe neza, irinda kuremeka nabi k'umwana nk'ubwonko, nk'umutima, nk'iminwa, nk'uruti rw'umugongo. Ibyo byose iyi vitamine irabirinda. Irakenewe cyane mu cyumweru cya mbere. Hariho haboneka ingorane ko ababyeyi benshi muri iki gihembwe cya mbere ntibaba banazi ko batwite, ku buryo ni nayo mpamvu inshuro nyinshi ujya usanga abana bararemetse nabi kubera ko ababyeyi batabyitayeho. Aho iboneka rero, iboneka muri epinari, ikaboneka mu mababi y'imboga zitwa nave, ikaboneka muri beterave, mu zitwa leti, mu zitwa asperge, artichaut, brocoli, mu miteja, mu mashaza, mu ma orange, muri avoka, mu ngano zinitse, mu binyamavuta ndetse n'ibihumyo biba bifite vitamine B ya 9. Ibi wabibona nko mu gitabo bita A Bonne Santé et Effort, page ya 34. Iyi ndi vitamine ikenewe cyane ku mubyeyi utwite ni vitamine B ya 6, aho umubyeyi aba akeneye miligarama 1.6 buri munsi. Iyi vitamine rero irinda utwite guhugwa no kuruka igihe atwite iyo ayifite mu buryo buhagije. Ifasha mu gikuriro cy'urusoro, ifasha iyubakwa ry'ubwonko bw'urusoro, iboneka mu binyampeke, ibinyamavuta ndetse n'ibinyamisogwe. Iyi vitamine B ya 6. Ikindi dukeneye cyane ni umunyungugu wa iyode. Uyu munyungugu wa iyode nawe ufasha mu iremeka ry'ubwonko bw'umwana. Iyo ibuze inda zivamo, umwana ashobora kubura igikuriro ndetse umubyeyi yarwara umwingo utwite bitewe n'uko iyode yagabanutse cyane. Undi munyungugu dukeneye ni umunyungugu wa fere, aho umubyeyi akeneye miligarama 27 buri munsi. Iyi fere yongera amaraso utwite ku buryo niyo azamura ya maraso akaba ashobora kuba hagati ya litiro 5 na 7 kugira ngo umuntu abe afite amaraso akwiriye. Rero wayibona muri soya, muri lentille, epinari, ingano, inzabibu zumye, inzuzi ndetse n'ibishyimbo by'umweru. Ikindi dukeneye ku mubyeyi utwite ni yitwa zinc. Iyi zinc ni umunyungugu mwiza ku buryo umubyeyi akeneye miligarama 12 ku munsi. Iyi itera ubudahangarwa bw'urusoro kugira ngo rwe kuzafatwa n'indwara nyina afite, bwe kuzafatwa n'indwara nyina zarwara cyangwa se n'izindi zishobora kuba zagerageza kuba zarwibasira, maze urusoro rukaba ruhagaze neza. Iyo uyibuze inda zikunda kuvamo, ukabyara udashyitse cyangwa umwana akaba ashobora kuremeka nabi, akaba ashobora kuvukana ubumuga n'ibindi bitandukanye. Iyo umuntu afata ibinini bya zinc aritonda cyane, kuko hari igihe ushobora gufata ibinini bikaba bishobora gutuma fere igabanuka cyane. Nanone umuntu ukeneye ibinini bya zinc igihe atwite n'ufite fere nkeya cyane. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uwafashe imiti yo kuringaniza urubyaro igihe kirekire. Icya gatatu ni igihe uzi ko
wagize imirire mibi mbere yo gutwita uba ugomba gukoresha ibinini bya zenke kugira ngo zenke yawe biri ku rugero rwiza. Iyi zenke rero ishobora kuboneka mu ngano zinitse, ishobora kuboneka mu binyamavuta nk'izo bita za noix de cajou, ishobora kuboneka muri sezame ndetse n'inzuzi. Undi munyungugu dukeneye cyane ku badamu batwite ni calcium. Ushobora kubona muri amande, muri sezame, mu maronji, mu mashu atandukanye nka za shu brocoli, shu frere, amaepinari, amata ya soya, muri tofu ndetse n'ahandi, kugira ngo iyi calcium ifashe mu iremeka ry'amagufa y'uruhinja kandi abe akomeye. Dukeneye yitwa selenium, irinda umuntu kubyara udashyitse, ikarinda ko umubyeyi agira umuvuduko ukabije igihe atwite. Iyi rero iboneka mu bihwagari, ingano zinditse, nizo bita noix de Brazil. Dukeneye nanone vitamine A ku mubyeyi utwite, tugakenera vitamine D ifasha kuremeka kw'amagufa y'umwana kandi kongera ubudahangarwa. Iyo rero ibuze, umwana ashobora kuvukana imitego cyangwa akazagira ikibazo cyo kumungwa kw'amagufa igihe azaba arengeje imyaka 50 ari kwinjira mu zabukuru. Rero iyi vitamine nayo iboneka mu gihe abantu bakunda kugira ku izuba, ku buryo abantu nk'abazungu ndetse n'abantu b'inzobe iminota 5 ibihagije ngo iyo vitamine ibikwirakwiye mu mubiri, naho abantu birabura bo ni iminota igera kuri 20. Rero hari ibyo kurya wirinda igihe utwite, cyangwa se ibyo ugomba kwirinda ariko biribwa igihe utwite. Icyambere ni amavuta yatekeshejwe, ni nka yandi yatekeshejwe ifiriti, ni nka yatetse imigati cyangwa amandazi cyangwa ibindi bokejemo. Igihe cyose ugiye kuyakoresha ujye uyarinda umuntu utwite. Ashobora kongera urugimbu mu mubiri we, ashobora kumutera ubugumba, ashobora kubuza igikuriro urusoro ruri mu nda, kandi umwana ashobora kuvukana ibiro bike bitewe nuko bagiye bakoresha amavuta batetse. Ikindi abantu bagomba kwirinda ni inyama, ni amafi, ni amata y'inka, ni isukari, ni ikawa, ni itabi, ni inzoga. Ibi byose igihe umubyeyi atwite abagomba kubihunga akabigendera kuri. Hari igihe iyi mirire umuntu ari yatwite, iyo atari imirire myiza ngo akosore imirire ye ibinoze, maze agakoresha imirire mibi, igira ingaruka ku mwana igihe azaba akuze. Iyo ni nko kuba umwana ashobora kurwara umubyibuho ukabije bitewe nuko nyina igihe yaramutwite yaranzwe n'umururumba, bigatuma umwana nawe agira umururumba, bityo akazagira umubyibuho ukabije. Ni indwara y'umutima ndetse n'indwara ya diabete. Abana bashobora kuyandura cyangwa se kuyikomora ku babyeyi. Kurya nabi utwite bishobora kugira ingaruka ku mwana, nko kuba yagira umubyibuho ukabije igihe amaze kuba mukuru, kuba yarwara indwara y'umutima, kuba yarwara diabete n'izindi zitandukanye. Rero imirire igomba gukosorwa hakiri kare. Icya kabiri kigira ingaruka ku mwana akuze ni itabi, ku buryo igihe umwanyweye itabi muri hafi ye cyangwa se ukanywa itabi utwite, bishobora kugira ingaruka ku mwana, akazarwara umutima, kuturika k'udutsi two mu bwonko, ashobora no kurwara ibibyimba byo mu bwonko biturutse kuri iryo tabi. Ikindi ni inyama, bishobora gutuma umwana arwara umuvuduko amaze kuba mukuru. Inzoga zishobora gutuma umwana azarwara impyiko, umubabaro n'ubwihebe, ndetse n'ibinini bya paracetamol ku mubyeyi utwite. Ibi bishobora kugira ingaruka ku mwana, maze akaba ashobora kuvukana uburwayi cyangwa se akaba azaburwara ageze mu zabukuru. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu atwite agomba kwirinda ibi binini. Igihe bibaye ngombwa gukoresha ibinini bya paracetamol utwite,
ugomba kumenya ko ukeneye vitamine E nyinshi na vitamine D nyinshi n'umunyu ngugu wa zenke kugira ngo bitazagira ingaruka kuri uyu mwana. Reka dusoze tureba inama ibyanditswe biduha ku mubyeyi umerewe nabi igihe atwite. Yakwifata ati? Ese ubundi bikunda kubabaho ni ibihe? Icya mbere ni igihe ubabaye mu menyo, ishinya ikabyimba, amenyo akakurya, bikunda kubaho kutwite. Icyo gihe wirinda isukari, ukarya ibikungahaye kuri vitamine C, ugashaka ibikungahaye kuri calcium, kuri vitamine D, ugakora isuku y'amenyo igihe cyose umaze kurya, ukiborosa kugira ngo urinde amenyo yawe. Icya kabiri ni uguhugwa no kuruka igihe umuntu atwite. Igihe umuntu atwite akaruka agahugwa, abagomba kwitabaza tangawizi 3 ku munsi, abagomba gukoresha inanasi, abagomba kwifashisha icyayi cy'amatovu igihe amaze kurya, akanywa agace k'akarahuri, ndetse agashaka ibikungahaye kuri vitamine B ya 6 n'umunyu wa zenke kugira ngo bihagarike icyo kibazo. Icya gatatu ni ikirungurira. Igihe cyose utwite afite ikirungurira, biba bitewe nuko nyababyeyi igenda ikura igasatira igifu, ikabishobora kukibyiga, noneho uko kibyiga kikaba gito, indurwe zikiyongera. Icyo gihe rero urya witonze, ukarya ibyoroheje, ukaruhuka amasaha 2 umaze kurya, kandi ukaba ushobora gukoresha romari irimo gikukuri umaze kurya, ukakarenzaho kugira ngo bigabanye yandurwe. Hari igihe abantu batwita bakagira ikibazo cy'impatwe. Icyo gihe ugomba kubyitondera, kuko uko umuntu atwita nyababyeyi igenda ikura kugeza igihe izabyigamara bikabyara impatwe. Izo mpatwe rero zakizwa no kunywa amazi menshi ndetse no gukoresha ibikungahaye kuri fibre, ibyo ni nk'imboga ndetse n'amazi. Nanone ikindi kijya kibasira ababyeyi batwite ni ibinya by'amaguru. Iyo umuntu agira ibinya mu maguru, cyane cyane bijya bikunda kuba mu gihembwe cya 3 cyo gutwita. Icyo gihe rero umuntu yifashisha yitwa magnesium, noneho agashaka ibiyikungahayeho, ibyo bihita bikira. Iyo magnesium iboneka mu mboga rwatsi, mu zitwa amande, muri noix de cajou, ndetse ukanywa n'amazi menshi. Igihe umubyeyi ararikiye, hari inama ahabwa n'ibyanditswe. Hari igihe umubyeyi ararikira agashaka ibintu bibi, cyangwa se akagira ngo ahorere ikintu kimwe. Muri iki gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, ntabwo byemerera umubyeyi urarikiye kugira ngo atungwe n'ibyo ararikiye gusa, ahubwo agomba kurya indyo yuzuye. Haranditse paje ya 222. Benshi mu bajyanama baha inama umubyeyi utwite ko aba akwiriye guhaza irari ry'ikintu ararikiye. Bamubwira ko niba hari icyo kurya cyangwa icyo kunywa ashaka, nubwo cyaba ari icyangiza umubiri, ko akwiriye kugifata agahaza irari ry'umubiri. Inama nk'iyi ni ikinyoma kandi itera akaga. Ntabwo icyo umubyeyi cyose ararikiye bakimuha, ahubwo bamuha ibyiza bikwiriye kugira ngo azabone umwana w'ingirakamaro. Rero igihe cyose umuntu atwite, igihe cyose azi ko yamaze gusama, ibi abagomba kubyitaho maze akabimenya kugira ngo azabyara umwana muzima, azabyara umwana w'ingirakamaro, azabyare umwana uzamugirira akamaro mu isi. Uyu mubyeyi akaba agomba kwita kuri ibi bintu, akirinda akagira temperance mu mibereho ye, akagira imico myiza, akamenya kugabanirizwa imirimo, agakora iyoroheje, akarya indyo yuzuye kandi yongera amaraso, akambara imyambaro imukwiriye, kandi akamenya ko akeneye imyunyungugu n'amavitamine atandukanye kugira ngo ashobore kugira imibereho myiza, umwana ashobore kuzaremeka neza, azavuke neza bitagoranye, bitaruhanije, kandi bizatume agira ubwenge buhagaze neza. Imana idufashe, Imana iduhe kubyitaho, buri wese yirinde uburangare ubwo ari bwo bwose, mu izina rya Yesu, amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo.
bugira nta buzima, ubutunzi butagaciro. Shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi. Iyo ari mu isi barishima kuko ibyo izageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi. Nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, y'umugani zikabura iwawe. Yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu. Indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.